Nshuti zanjye, nshuti za Nkusi Uwimana Agnes, inshuti z'Umurabyo TV, mwese ndabasuhuje. Ubu rero igihe kirageze kugira ngo umuntu wese yerekane akababaro ke, akerekana ashize amanga. Arabajya bavanga ariko ngo wa mugore we ngo uzi kuvuga, ngo uvuga ushize amanga, ngo ukavuga udategwa. None ndategwa n'ikize ko nzi ko mandi kuvuga ibyo mfite ibimenyetso, ko mandi kuvuga ibyo mpagazeho nasubiramo. Nawe mu gihe cyose ukuri guharanira uburenganzira bwawe, mu gihe cyose uzi yuko uri kuvuga ibijyanye n'akababaro kawe, uburenganzira bwawe ugomba kubarana nta udategwa, nta n'umuntu ugomba kugukuba mu nkokora, nta n'ugomba kugucecekesha mu gihe wavuze. None se nibanga ko niba udashaka kuvuga agahinda kawe n'akababaro ngo ukavuge mbere y'igihe, kumvikana. Turashaka ko umunyarwanda avuga akababaro ke, akavuga agahinda ke, kandi akabivuga mbere y'igihe, kandi bikumvikana. Ntabwo abategetsi bagomba gutegereza ko umuturage azajya ajya mu muhanda kugira ngo akababaro ke kumvikane. Bakagombye kumwumva mbere y'uko ajya mu muhanda. Niyo mpamvu rero ibi byose tuvuga na bandi bavuga ngo ntacyo tuvugira, ngo turavuga ubusa, ngo ntawe twumva, ngo ntacyo bitanga. Biragitanga kuko turabivuga bigakosoka, kuko na kiriya kintu abamotari bakoze cyangwa nabyo bazunguzayi bakoze biranibyerekarita yuko ibintu byakagombye kujya bikosorwa mbere yuko abantu bajya mu muhanda, kuko ntacyo tuba twavuze. Niba tuvuga bakadufunga se, icyo baba bakemuye ni ikihe? Mu gihe badufunze se n'ubundi byo twavugaga ugasanga ari byo, bazajya se badufungura twamaze kugera muri gereza? Bazajya se batuguranira ibindi byaha ibyo baturegaga babihindure? Ko nyambabwira ko nafunzwe nkabambwa ariko abaturage bakabamburwa. Noneho rero igihe kirageze kugira ngo ahubwo niba tuvuze bahita bashyira mu bikorwa mbere yuko umuturage yivugira. Nta n'impamvu mbona yo kubona navuze ngo abantu babone ko hari igikwa cyacitse, ngo ngo nyisi we ngo baragufunga, ngo ibintu bavuze ngo ntabwo mu Rwanda bivugwa. Kubera ikizi? Ngo ntabwo kuri kuvugwa kubera ikizi? Ibyo ni iterabwoba. Byibuze bajye bampamagara bambwira bati ibyo bintu ntibiba mu Rwanda, kuruta uko bambwira ngo ntibivugwa mu Rwanda. Ngewe rero nanone mboneho no kwiyama babandi birirwa bampamagara bambwira ngo nyesi bashaka kuntera ubwoba, ngo nyesi ngo ibyo bintu uri kuvuga ngo nukuri Inkotanyi zizakwica. Ubwo se abo batandukaniye n'uriya ngo niba ari the future, ngo nitwa Rutindukana Murego, the future na Tom Ndahiro bicara bagategura ikiganiro, bakicarira nyesi, bakirwa bacungana n'umunwa wanjye ibyo mvuga. Nakoze umwanya uhagije wo kwikorana arize inkuru zanjye, wo guhamagara abatumirwa, wo kwishyura transport zabo kugira ngo bangereho, cyangwa se nanjye nkishyura transport kugira ngo mbagereho. Ibyo byose byamvunye, ariko ugasanga n'akazi nkora ko editinga, ko kurangana ndi ku exportinga, ndi ku uploadinga, ariko ugasanga umugabo yicaye hari yaragaramye afashe inkuru zanjye azishatseho akazi. We aricaye we na Tom Ndahiro baragamitse gutya, ngo bagiye ngo gusesengura inkuru navuze, ngo bagiye ngo kunenga bazishakira mu ibyaha, ariko ndi mwajye bakabaha akazi muri RIB. Ko muri abanebwe mutazi gukora, ko muri abanebwe, ko ubunebwe bwanyu nzabo bashinja, muzajya mwirwa muri imitsi yacu gusa. Tom Ndahiro ngo ntavuze ntahembwa kubera ko atabona ibyo akora ku commentaire. None the future nawe ngo ayendere ko umunyamerika azajya mushyiriraho amafaranga kuri YouTube ngo kubera ko ngo nyesi yavuze, akarindira ibyo navuze kugira ngo ajye kubisotora. Mwavanye ubunebwe aho ngaho. Ubwo bunebwe umuntu ukiri muto nkawe, ndabwira we Rutindukana Murego, umuntu ukiri muto nkawe wakuye amaboko mu mufuka ugakora ko twebwe tuzakora turi abagore, wowe ujye utegereza ibyo twakoze uri umugabo ngo uje kurya ibyo abagore bakoze. Abagabo b'abanebwe mbabona kare. Yo wicara ukanyicarira we na Tom Ndahiro, mukanyicarira mukanyiha ngo nyesi ngo urumva ngo afite ingenga bitekerezo, ngo nyesi ngo yapfobije jenoside, ngo napfobije ingenga bitekerezo nkaho nyibarusha abaheza nguni gusa berekana uruhande bahagazemo. Nka Tom Ndahiro akituma ngo ni umushakashatsi uvangura amoko y'Abanyarwanda baho. Ibitabo wanditse n'ibihunda ariko ngo abantu babisome, ugatangira mukanyiha wanyese ngo apfobya jenoside ko yabaye mpari mwari muhari. Mwagiye mureka nkavuga ibyo nabonye, ahubwo ukaza ukamvuguruza. Pfobya jenoside ko yankoze mu nda, si yagukoze mu nda? Ninde wawe ufite wishwe na jenoside? Ntibasanze abantu bamaze gupfa ukicara ukarya hasi, ukicara hasi ku mugani wangu ukarya umureti bamaze kumena amagi? Ntabwo waje kugwa kwarura isafuriya, waje utera isafuriya ku ziko usanze bihiye ukarura.
wigeze umenya inkwi n'amakara byayitetseho byavuye? Ntuzongere kwicara ngo nyicarire ngo uri gucungana n'umuntu wanjye ibyo mvuga, wiri kujya kwiha kunshinja ibyo nakoze n'ibyo ntakoze, ushakisha ibyaho be naho bitari. Genda baguha akazi muri RIB ubu umugenza cyaha, none uzazane amarangamutima yose ujye muri RIB baguha akazi, uzunkorere dosiye uyikirize ubushinjacyaha, uyikora ugende kuri ya marangamutima yawe, ubundi uyijyane umbambishe. Nitugera mu rukiko nzakugaragaza gati. Urumva? Ntazongera n'umunsi wa rimwe kubona munyicariye. Harya mubona ntavuga rega mukagira ngo sinabakurikiye. Ndabakurikira nkabumva. Ikintu cyose mwasotoye, ikintu cyose ubu ngubu muri inyuma y'uwitwa Shyaka Gilbert. Ubu ngubu reka mwarahenetse ngo mwabonye deal, mwabonye noneho idosiye muri gukoraho mwasaze mwasizoye ngo muri gufatanya ngo muri kunshinja, ariko ibiriya bitabapfu murimo muri guti bitabapfu, isi yose iri kubakwena koko. Mwabuze noneho icyo muvuga kizima, muratuma umuntu kubavugira bitakaragaza kubera ko mutabyivugira. Biri ibyo ari kuvuga nibiki? Ari gutaba yanje umuntu w'umugabo mukamujya inyuma ari kuvuga ubusa, namwe mukamujya inyuma ngo muri kumushyigikira kugira ngo muteshe agaciro ngo anyesi ngo mungoze isoni. Mwankojeje isoni umunsi mumfunga imyaka 5 mumfungiye ubusa, nta cyaha nakoze ariko nababwije ukuri. Murakoza n'isoni, murataranga nde? Njyewe anyesi mpagaze ku maguru abiri babwiza ukuri kukabarya kukabakorogoshora, mugatangira mukajya kuri The Future mukajya gusengura muvuga ubusa. Nanjye nsaba ngo Perezida Kagame niyigaragaza, niyereka abaturage muri uyu mwaka wa 2022. Abaturage bafite agahinda n'ishavu, barabyivugiye kuri BTN TV. Mwumvise umugore wavuze ko bawe mu mutima, imitima yabo iri gutogota iri kubira, babuze aho bavugira, babuze aho bigaragambiriza, babuze mbese habuze uko marutendera. Ubwo rero igikenewe ni iki? Bakeneye perezida wabo, bakeneye Perezida Kagame kugira ngo yigaragaze, abaturage bamubone, bamutura agahinda n'amarira, bafite intimba ziri kubashengura imitima. Kuko abayobozi bo guhera mu nzego z'ibanze naberetse ko guhera mu isibo kuzamuka kugera ku murenge abaturage batagangaye, abaturage babuze ubarenganura, bibera mu karengane gusa, bibera mu majuna. Akaba ariyo mpamvu kugira ngo abaturage bajye mu muhanda kugaragaza akababaro kwabo atari umuti w'ikibazo. Nta na kimwe tutavuze, nta na kimwe tuterekanye, ahubwo harabura iki kugira ngo ibibazo twerekanye bibonerwe ibisubizo, abantu batagomye kujya mu muhanda. Perezida Kagame rero niwe uhatswe amaso, niwe abaturage bategereje, niwe bari gushaka muri uyu mwaka kugira ngo aze yongere ahagarara imbere yabo, bongere bavuga agahinda kabo, akababaro kabo, ntawe basubiza inyuma, ntawe uvuga ngo gere yoba. Hari aho yajyaga agiye kumva ibibazo by'abaturage, umuturage yatambuka byigana ajya imbere kuvuga ikibazo cye, abajepe bakamusubiza inyuma, cyangwa abayobozi bo mu nzego z'ibanze bakajya bamusubiza inyuma kugira ngo atajya kuvuga uburyo bamurenganyije. Igihe kirageze kugira ngo Perezida Kagame ahagarare n'abaturage bonyine bamutoye, babandi basunika abaturage nabo babigizeyo. Perezida Kagame ahagarare n'abajepe gusa n'abaturage ayoboye, babayobozi bo mu nzego z'ibanze bose bagaragaweho n'umugayo, bose bigireyo. Ahubwo Perezida Kagame ahagarare imbere abaturage be bamwitoreye, maze bamubwira agahinda kabo, abakemurira ibibazo, u Rwanda rwongere ruba igihugu cyiza gitema amata n'ubuki, ruba igihugu kirimo abaturage bishimye, bareke guhorana umujinya ku mutima. Ibipimo nibiza bisange abanyarwanda barushwa na Afghanistan kwishima, abaturage bongere bamwenyure. Abaturage barashaka perezida wabo, Perezida Kagame Paul bitoreye.